birinduka unayitunge hari inyuma amashini impundu. hari abantu benshi rero babona abantu batwaye inkoni batazi akamaro k'iyi nkoni. tera intambwe wegera imbere musore, tera intambwe wegera imbere, tera intambwe ebyiri, hindukira urebe hano. ugiye kudiployinga aba bantu bose baje bagushoreye, urakoresha inkoni gusa kuko ntabwo ushobora kwicara abantu baje bakugaragiye bagihagaze. ugiye kujya ukoresha inkoni, wewe runaka hariya, wewe runaka hariya, wewe runaka hariya. nurangiza nako turakwereka ibyicaro byaguteganyirijwe. diployinga, ihute hariya, mutware ihute hariya, gira vuba, cunguza uburyo umwete, komeza hariya, weho icara hariya nawe. inkoni nikimaze, cunguza uburyo umwete, wowe uradiployinga gusa. uretse itondorosha, wowe ntabwo ugenda urebe neza byuzuye ku mutima. ati maze mu kanya nunyurwa n'ubu butumwa ugaruke umbwire ko nagutumikiye neza. ati simbuka ujye gusoma ubwo butumwa bofre. ati si byo se? ateka nanjye ncunguze uburyo umwete ndebe. agapfundikiro gatera amatsiko. yego. ati rwose urakoze cyane. ati reka nanjye nsimbuke njye gusoma. ati reka nsimbuke njye gusoma. simbuka ujye kureba hatagira hari abantu bandarika amaso, nyaruka ujye kureba ubwo butumwa. yego. ati ubwo butumwa, ati oya, ati ndarebye, ati nsanga yaba ari ruswa, ati ishobora kugenda mushiki wanjye ukamutwara, ati ngasigara iheru. ati oya rwose, ati aka gapapuro ni gatoya kereka ari igipapuro kinini. ati ubutumwa burimo ndabona rwose nabusoma mu gihe gitoya pare. ati ati urabizi se? ati ati uzi ko yaba ari uwa nini wamuteganyirije koko atariyo? ati burya amaso nuko nta kundi nyine tuba duhugiranye. ati reka ndebe koko. ati nibyo. ati shyikira. yego. ati noneho, ati buri kirimo gisa n'igisabiri nk'igisigati. ati egera hino nkwereke. ati noneho urupapuro rwo rurakomeye kandi rurimo ubutumwa bwinshi. ati genda ubusoma ubu ngubu, kandi nusanga ibyo nakwandikiye bitakunyuze ugaruke twongere tuvugane. umuhungu ati nibyo. ati urakoze. ati ntureba? ati rega njyewe narize. ati ndanaminuza. ati buriya ibaruwa yari ngufiya nyisoma byihuse. ati bw'umpaye imvaho reka nyisome, twasimbuke njye kuyisoma maze ndaza nkubwire. ngaho rero Jean Claude atsinze icy'umutwe mu mashini impundu, arasobanutse. atsinze. ati reka niramushyirize umukunzi macenga ngo yewe yibagiwe ntiyajya, ahubwo atangira kurota agatoki ku kandi mwicaranye. yantumye ngo nkubwire ko gukunda, ngo aka karirimbo ndirimbana kawe, mu bibi no mu byiza azagukunda, ngagufite ku mpembero z'umutima. wowe w'intege zigenda isura, wamutwaye uruhu n'uruhande. koze cyane rwose. urakoze Joseph. egera hano imbere maze udufashe. yego bwana Anastase, mbega muraho, mukomere cyane, twari tubakumbuye. wegeye imbere ukampobera, ariko byarushaho kuba byiza rwose ko nari ngukumbuye. mukomere bazwi. ni amahoro natwe turi amahoro. nuko muriho mwisanga? tumeze neza. turabakiriye muri bazima, tubahaye ikaze rwose. murakoze cyane. muri uyu muryango mugari. yego. umuryango wa Budoni. yego. turabanezererewe, turishimye natwe. bityo rero iyo tunezererewe, basabe bakomeze batere intambwe hano. abo basore tera intambwe rwose zoroheje. oroshya.
bakwegeraho gatoya, komeze hano gatoya, mukomeze mutere intambwe musanga ahangaha. Reka rero nsabe abaterura ndoha mvugeremo bumve kabiri baze hano begere hano imbere, maze umusaza Yozefu atwakirira abashyitsi. Mushyire mu ntami mutamure vuba, muturebere urukiza maze muyikize urugori, mucunguze uburyo umwete muza ahangaha kugira ngo Yozefu atwakirire abashyitsi. Reka nsabe rero abo bantu aho bari mvuge rimwe banyumve kabiri, mucunguze uburyo umwete kuko umwanzi w'igihe ari amasaha. ni bashobora kuba ari batanu babura ugize Nakomeza hirya. Nakomeza. Weho wari uriyo mu Kinigi se? Weho ntabwo wari uriyo mu Kinigi. kugira ngo bajyane. Weho wari uri he? Papa, Siranse y'Imana ibintu byose by'abakogoto batari abahinyoro. Reka rero nsabe abaterura ndoha mvugeremo bumve kabiri baze hano begere hano imbere, maze umusaza Yozefu atwakirira abashyitsi. Mushyire mu ntami mutamure vuba, muturebere urukiza maze muyikize urugori, mucunguze uburyo umwete muza ahangaha kugira ngo Yozefu atwakirire abashyitsi. Reka nsabe rero abo bantu aho bari mvuge rimwe banyumve kabiri, mucunguze uburyo umwete kuko umwanzi w'igihe ari amasaha. Nimuntenguhe rero mukubite rubanda mubaduke kugira ngo tubadukane ishema n'isheja, tuhacyane umuco n'ishema ridashengura abatubona, ahubwo dukomeze dushengerere dushyenga. Inturire barambuza, warababujije ntabwo ujya wakiriza abantu inturire, ngo ahubwo ubakiza umutsama. Inzoga y'umutsama kuri hogorora rero umwana wagiye ku rusenge arimo arabitunganya. Mukirigita murya rero rwose wakomeza kuwuvanga byoroheje, dusaba umuntu urimo uyikuraho urukoma kugira ngo akomoze vuba batwakirira abashyitsi. Murabizi neza inkangaza, inturire n'umutsama kubihogorora biratandukana, murabizi ko bigora, kandi iyo idahogewe hejuru ku rusenge burya ngo ntagishya neza. Amazimano duha abashyitsi rero ni amazimano yuje ubwuzu, koze cyane rwose. Murakoze. Yozefu egera hano imbere maze udufashe. Yego yego. Bwana Anastase, mbega muraho, mukomere cyane, twari tubakumbuye. Wegeye imbere ukampobera, ariko byarushaho kuba byiza rwose ko nari ngukumbuye. Mukomere mukomere. Bazwi n'amahoro n'amahoro. natwe turi amahoro. Nuko muriho mwisanga. Tumeze neza. Turabakiriye. Muri bazima. Tubahaye ikaze rwose. Murakoze cyane. Muri uyu muryango mugari. Yego. Umuryango wa Budoni. Yego.
turabanezererewe turishimye natwe bityo rero iyo tunezererewe abashyitsi ntitujya tubakiza amagambo gusa tuba dufite ibyo kunywa mare tukagira ibyo kurya nkaba ngira ngo bose tukwakirize ikinyobwa maze utsirike iki cyaka dore ko kitajya gipfa cyo gatsindwa uretse kugitsirika burya gipfa ari uko nyiracyo ngo yapfuye ariko ni ukugitsirika kikaba gicuramye nibyo rwose bityo rero nkaba ngira ngo rwose tukwakire murakoze maze mugotomere yego mutsirike icyo cyaka ariko tugire dutya ku buzima bwacu gutomera gutomera ruwo amashyi n'impundu rwose rurengetse yatinze kukamaho yego niko ubuki bw'iwanyu yego korumba buryoshye cyane buraryoshye ubuki bumaze nk'imyaka ingahe buriya burya kuko buba burimo icyatsi cyitwa umutsipfu kiva hariya umukepfu mu ishyamba yego tugashyiramo zikavoma no mu makawa urwo ruvange rero rutuma buryoha bukarishye inzoki z'iwanyu zirahova cyane zarangiza zikajya no ku mazi hepfo hariya nuko yego nukuri pe kanongere numve nongera wumve musogongerera sume acurure wacu ntango yego berengetse sawa rwose mba imeze neza nuko noneho mucakabogi murakoze cyane yego komeze mu gutomere nuko yego murakoze abasaza rero batuganiriye neza ubwo bataye natwe dukomeze n'igitaramo cyacu barakoze cyane rero Anastasie ndakumva ngo nushira akanyota kwa runde mbuje ariko ushaka kumbwira nta kibazo rwose nta kibazo nakwegera mwaduhaye ikaze yego mudahana karibu kandi natwe twabyishimiye Nyakubahwa Joseph mu minsi yashize twaje kubona ubutumire buturutse kwa Budoni butumenyesha yuko uyu munsi muzamutaramye mutegura ingengo y'imari y'uyu mwaka utaha 2027 hanyuma natwe turavuga ati ntabwo twaza imbokoboko umusaza Bibutsoze Vincent adutuma turi sibo ingari cya mwabonye ati mugende musubize Abudoni kandi mumumpfunyikirire n'ikibindi cy'ubuki ngira ngo bakizane bashyikirize kugira ngo muri gitaramo dukomeze utarame tumeze neza tuguwe neza kandi ngira nti nimubona bishoboka muraza kuduhereza umwanya kugira ngo natwe tugire icyo dutangaho igitekerezo kuri uyu munsi kugira ngo tubagaragarize urukundo n'urukumbuzi twa dufitanye maze dutarame agati gaturike ntacyo bitwaye se iki kibindi rero uko mukibona cyateguwe gitegurirwa ahantu kure turagitereka cyari giteretswe imyaka 6 tuvuga tuti tuzagishyikiriza mu rugo rwa Budoni maze nabo bagishire muri Kagondo hamwe n'izindi bateretse hanyuma tubone dutaramane ngira ngo mwadushikiriza umusaza Abudoni mugatereka muri Kagondo hamwe n'izindi mwateguye umunsi ubwo bugugu bw'amashi mu izina rya Yesu ndabibiyamye muze hatarakomeza hari ibintu bitatu bishimisha abantu kandi bitajya bigora uwabitanze icya mbere ni ugukoma amashyi ushimira umuntu uvuze neza icya kabiri ni ukuvunjira umuntu amafaranga gusabye serivisi uyafite ntacyo bihombya icya gatatu ni ukubyura umuntu ngo urakoze
ibyo bintu twese turabikunda kandi turabitunze n'ubitanze ntigeze ahomba ngaho amashyi muyongere amashyi y'inkewe rwose ibyiza mubiha amashyi murakoze kuko mukiza ubugugu kandi nimwongere kubugira muzehe kandi dukomeze dusangire ijambo nasita karame ndagushimiye ku butumwa usohoje bwa bibutsoze yego aba bahungu bawe nabo basogongeye cyane ewe bari uko ari iri zuba aya nukuraho urubiriro urubiriro barabizura bakabizura neza hanyuma urubiriro rukaza kuvaho tukabahereza ubuki bw'umucama rwose yego ahubwo iyi ni intwerero twabisa rwose nijye mu zindi murakoze cyane yego bityo rero ubwo dugume dutarame agati gaturike twizihiwe tumeze neza yego rwose maze Joseph karame ntabwo twavuga tuvugira ku busa ntabwo twaganira tutarimo dusangira kugira ngo rero dukomeze dusangire dutaramane turyoherewe tumeze neza hanyuma ibiganiro byacu bize kugenda neza murakoze yego iki kibindi nico kugira ngo tugume tuganire dutarame yego agati gaturike cyane rwose ariko noneho iki ubwo twakiminina tukagisogongera ntacyo bitwaye rwose maze n'umuryango wose ugasogongera yego nuko vikuzi naze niyigira imbere maze atumininire maze tusome kuri iki kibindi twumve ko abagabo bakiganiriraho koko twumve ko ari umutsama kuko abagabo bagiraho imihigo yumve niba ari ubuki bugukwiriye cyangwa se bukwiriye umuryango wa Budoni yego rwose bigire bugufi badufashe kugira ngo bakiminine maze tugotomereho n'umuryango twumve ubuki bwo hirya irubavu kwa Kamuzinzi ka Rusagara intara ya Kano twumve ko rwose nabwo zijya zivoma ku buki cyane rwose yego yewe mwigire imbere twakiriye muti bayisogongerere mu ruhame maze babone icyo bavugiraho dore ko ikirimo igisa kidasabira inka igisigati ntabwo rero siyo ya mbere ngiye gukira urwiteka teka nyikureho urukoma maze twumve ko reka kiniga amazi yumve maze twumve yego ndakuzi kandi maze kuyitamura naje gusanga itahuza n'inzoka yawe ndavuga ntireka nyifungure ntabwo natuma rero urarishya kandi aricyo wantoreye yimushyikiriza maze agusogongere rusome ariko uko nayibonye bamaze kuvuga ngo imaze imyaka 6 nabonye yaducura ibangara none muyumve ivanze bubuki bwombi maze muryoherwe mwumve nimwumva
itakiri gukoroza abasaza maze bayiha amashyi n'impundu. Musogongerera some. wayifunguye koko ndumva iyo utayifungura yari kuduha vuga uti nayigize intimbure nuko wampaye amashyi ariko ko ndi umuhanga ko nzi kumva inzoga iyo ntaza kuyitimbura yo yari kuza kubatimbura ariko dutimbura none nanjye nyitimbuye hakiri kare itatimbura abasaza mu nyongera ndi disi. Aha yewe ngaho rero nuko ndumva muryango iyi nzoga ikwiriye ijambo iyi nzoga yanyu ko mutayiha amashyi ngo ikwiriye ijambo. wakomeza ijambo rwose tuguteze yombi. Murakoze nyakubahwa Joseph, bavandimwe inshuti baturanyi, muryango mwiza wa Budoni. Mu minsi yashize twageze ahangaha dusanga nanone mutaramye, turaganira cyane turishimana, hanyuma tuza kubabwira ko tuzagaruka. Akaba ari nayo mpamvu kuri munsi twongeye kugaruka dusanga nanone muri mu gitaramo. Yego. Icyo gihe rero twabwiraga ko dufite umwana w'umuhungu yigeze kunyura ahangaha yigendera yerekeza hirya iriboneza, ageze ahangaha imvura imufatira mwari akoni, arareba abura ahantu yakugama, agiye kubonabona umwana w'umukobwa aturutse mu nzu, hamagara umuhungu watutse nyaboneka wica ku irembo kandi amarembo afunguye. Yego. Hanyuma aricara arazimanirwa agubwa neza, nawe yumva yuko agomba ahangaha kwashaka igihango gikomeye cyane. Muri icyo gihango rero umukobwa n'umuhungu barashimanye, bifuza yuko bazashinga urugo ariko bayifashwemo natwe inshuti ababyeyi, hanyuma tukemera kuza ahangaha kwa Budoni kugira ngo tumusabire irembo. Ndabizi ko mufite amarembo menshi mu rugo rwa Budoni, habamo amarembo menshi arenga 12. Ni menshi. Ariko muri ayo marembo 12 yifuje ko yajya aca mu irembo rimwe, rya rembo genjira inka rigasohoka umugeni. Iryo rembo rero umwana amaze kubitugezaho turabategeka igitekerezo ni nyamibwa, ntabwo kwa Budoni igihango twashinzeyo, igihango dufitanye kimaze n'igihe kirekire, ntabwo twabura kugenda ngo tubasabe icyo gihango. Yego. Akaba ari nayo mpamvu kuri uyu munsi twaje nk'umuryango wa Bibusoze kugira ngo icyo gihango cy'abana bacu mutwemerere irembo ajye aricamo neza, atambuke yemye, hanyuma natwe dukomeze ubucuti bwacu nk'ababyeyi n'abavandimwe, kandi turizera ko iryo rembo muri twemereye byabyiza kurushaho kugira ngo dukomeze dutizanye imbaraga n'amaboko. Muri make ijambo ryatugenzaga mu rugo rwa Budoni ni iryo ngiryo. Murakoze. Baguha amashyi. Ubivuze neza kuko muri uyu muryango tugira abakobwa benshi. Muri abo bakobwa twenda kumenya ari inde, ko dufite ba Mutezinka, ba Mukobwa Jana, yewe n'abandi. Yego. Ubwo none se twamenya ninde n'uwuhe? Uwo mukobwa izina rye yitwa Nigena Arese, akaba yaratubereye umwana mwiza tuwe n'imfura, kuko ahangaha yatwakiriye undi mwana. Ngirane rero Arese rwose twaramukunze, nubwo namwe mukunda ariko twaramukunze byimazeyo. Arese. Yego. Okay. Nawe mu bakobwa dufite nzi ko ahari, ariko bisaba ngo mbanze kumenya niba ba nyirasenge bemera.
ahari ko twamutanga kuko tumenye ko igihe cyaba kigeze. yego ubwo rero Alice turamufite, ariko nubwo tumufite mfite ikibazo ngira ngo mbanze dukemure. yego urabizi ko ntabwo ari ubwa mbere tubashingiye. yego uyu muryango ntabwo ari ubwa mbere, nawe urabizi. haraje ubwa mbere tubashingira umugeni, muragaruka tubashingira undi, yego bamaze kuba babiri. yego ubwo rero tumaze kubaha bwiza budashira irora, mwaramujyanye, twaramutwaye turamufite. muramufite. yego mugarutse tubaha Mutoni Wase, yego nawe arahari. nawe muramufite. yego ariko amakuru dufite nuko mwabafashe nabi. niko bakubwiye. ubwo rero yego nkaba mfite impungenge z'uko twabongera uwa gatatu. yego ngira ngo impungenge zakagombye gushira, ahubwo nkagira ngo nkwereke Nyirabwiza, nkwereke na Mutoni Wase, ahangaha baze baguhobere ubitegereze. Wasanga nabazanye niba babazanye ahubwo ubwo biraba byiza tubanze turebe uko bafashe, yego tubone gukomeza rwose. Bwiza budashira irora ntanyaruke tumurebe. Nyirabwi haguruka sha, na Mutoni Wase nawe haguruke. Mutoni Wase nawe naze, Mutoni Wase nawe naze, maze ubitegereze bamanza ukore mu byano. tubanze turebe rwose ko Yego. ayo makuru twumva ko yaba ari ibinyoma. Bwiza budashira irora wamubonye? muraho murakomeye neza. komera ndabona n'amaso arimo ampa rwose, manza ya makuru ari ibihuha. Mutoni Wase nawe yaje. uraho? we yaje. uraho neza? urabona amata amahoro? ataratemba itoto. murakomeye? umerewe neza? bagufashe neza? nibyo? noneho inkuru turi kumva ni ibihuha. nuko Yesu nashimwe. yego kira. yego musubireyo mu myanya. yewe ngira ngo amatsiko arashize. yego wamashiragiye. mbonye rwose bameze neza. burya abantu b'iki gihe nabo bagira ibihuha nyine. oya nibyo turarera rwose. murarera. bityo rero nkaba ngira ngo noneho maze nyirasenge nawe agira icyo abivugaho. ubwo maze kubona bariya mwarabafashe neza. yego nyirasenge yigire ejuru, gira icyo mubaza. na Alice ndi kumva. urumva ko barimo bamusaba. yego murabona waramutoje, ukabona yajya kutubanira muri uriya muryango akatubiraho umwambasaderi. yego ndabyemera. nabona igihe kigeze. ndabyemeye. nuko bityo rero ndumva ibisigaye biterwa biri iwawe. ibiterwa biri iwacu. ngira ngo Masenge wareze neza, uhaguruke ngushimire. Masenge warakoze. Masenge rwose wamutoje imico myiza, wamutoje kuboha ibirago, umutoza gutundira, umutoza gukubura, umutoza umuco mwiza ugaragaza yuko nawe warezwe. ngira ngo nde Masenge
warakoze kuturerera Alice, warakoze Mase, ndagushimiye kandi ni amahoro, umeze neza, nuko namwe ndumva turagushimiye kandi ubwo niba hari n'irindi jambo rikuniga komeza rwose ujye imbere. warakoze kugira ngo nkomeze, ariko bamuhaye amashyi rwose menshi cyane. murakoze kutwemerera Alice, muryango mwiza. Rero ngira ngo muratubwiye ngo ibiterwa biri wacu, burya twaje twikwije ku buryo bwose bufatika. ngira ngo inkwano ya mbere n'isuka twayizanye, ngira ngo isuka rwose dore ngiyi shengura bishanga, aho yageze ntihanyura inzara. iyi niyo inkwano ya mbere. Yego. none ko mbona Mbogo Ruyumbo se, ndabona Mbogo ariko Ruyumbo se. irahari. none Mbogo bijyane. iyi suka mwayishimye? iyi suka yego turayishima, imaze kubona Ruyumbo. ntazini guhorana wa muhanda w'umugenderano ugahora umeze neza. ngiranira none iyi ni inkwano ya kabiri. nagiraga ngo iyi ni iya mbere, Mbogo na Ruyumbo ni iya mbere. ni iya kabiri. yego. zana inkwano. yego. ararifashe. turareziritse. yego. ndacyakomeje. komeza ujye mbere. ndabizi neza ko muri aborozi, muri abatunzi batari aborozi. kandi ubutunzi bwanyu mumaranye imyaka n'imyaka, ni gakondo. nubwo mu gisekuruza. ngira ni rero ubwo muri aborozi nako ubwo muri abatunzi batari aborozi, ndazi neza yuko inka zanyu zitarumanga, ntabwo zarumanga. iki ni ikivomerero, ikivomerero. kugira ngo inka igihe zishotse zikagera mu rugo ziye zifata amazi, umunyu, ahangaha zimere neza, maze zitanga umusaruro n'umukamo mwiza, zitazajya mu gishanga kuko habayo n'imisunzu. yego. nanone kandi aha dufite ikidahisho. iki ngiki nugera ku iriba zagira mutya, amazi ajyemo. ubu ntihajyamo imisundwe? aya ntabwo yajyamo. amazi arayunguriye, ndabizi ko amareba yanyatunganije neza. hajyamo n'ibyondo se ukuye cyo. iki nanone ikaba nanone igicuba. cyaba n'igicuba kuko ushobora gutwaramo amata, umukamo ukagera aho ujya ntacyo ubaye utangiritse. yego. ndacajyayo. ahangaha mfite nanone imashini isya ubwatsi. iyi mashini isya ubwatsi iyo uyifashe utya ubona ari ikibazo, ariko wagira utyo ugasanga bagisubiza. watuzanira ibibazo mu muryango. ntabwo byabaho. ahangaha ndabizi, ahangaha mufite umuriro w'amashanyarazi. ushobora gushyira ku mashanyarazi
hanyuma bagakata utarushyu bakata ubwatsi amatungo yawe akamererwa neza cyane rwose yego ubwo ari igisubizo dufate ni dutya igisubizo iyi ngiyi bayita nta joro ku mworozi nta joro nta manywa nta joro umworozi ahora igihe cyose igihe cyose yahira cyane rwose yego nuko rero nyakubahwa Joseph Hagirimana we ngira nti ubwo bukoze kutwemera irembo ry'ubugeni ngira nti nimubishaka mu kanya ndibuze kubereka umusore wanjye kugira ngo mutagira ngo naje nisabira ndaza kumubereka niwe igihe cyo murabishakira hanyuma reka mvunagurira aho ngaho ngo amakeya niyakwira mu ruhago ngira ngo bongere nsabe bongere bagushimira bagureza amashyi menshi cyane none se yego uti mu kanya uratwereka umusore by'ukuri uri n'umuhanga kabisa bumva udasanzwe umuntu wasabye urangije gusaba urikosha mu by'ukuri urabona ko none ahubwo nagira ngo tugiye kugukosha hoye inkwano burya ziba zaje iza mbere turazibonye ziba zaraje ziba zarahageze mbere turazibonye iza mbere ariko none se urasaba unikoshe oya nimushaka kubona n'inka zirahari mu rwuri zirahari rwose inka kandi urazi neza ko urwuri rwacu n'urwanyu birazikiranije barafatanye kuba bifatanye yego ntibivuga ko tutagomba kugukosha yego ntacyo bitwaye yego izo mwankosha zose zirahari ubwo noneho cakabogi yego negera umuryango yego dutekereze uburyo tugukosha ibyo biremewe rwose murakoze cyane urakoze yego nuko barakoze abasaza kuganira rero mwongere mubatize amashyi intumwa y'umuryango mugari wa Vincent ihagarariwe na Anastasie ntabwo rero twababyije ukuri ko ahangaha tugira abakobwa benshi hari ba Mureshya Nkwano ba Mururu Nkwere bashyigikiru barakoze kudushyikira ariko nk'ubusanzwe nk'uko nabibabwiye dusanzwe turi abavandimwe turi inshuti akaba natwe ariyo mwatubonye muri gitaramo kugira ngo tuze turamane namwe ngira ngo rero icyo cyiru kirahari turacyemera kirahari yego reka azane icyiru maze tumukomorere nk'umuryango kuko turi imfura zitavangiye nyakubahwa Joseph ngira ngo muhagurukane ngira ngo umuryango mugari muhagarariye mwongere mubegere mubabwire muti dore cya cyiru twari twasabye iki cyabonetse naje n'ikindi naje nikoreye ahangaha mu rugo murakibona ariko naje nkikoreye kugira ngo umuryango uze kuntura nyaboneka mu ntore Hagirimana yego ije muri Kagondo rwose yego arakoze rero ko yemeye icyiru twabonye isuka n'ikibindi tubona cyoga cyogera inka ubushize ubundi si ubwa mbere bagenda mu muryango ubushize twabakosheje minani irara imfizi irahari imfizi mu mahembe ndagira ngo rero noneho tumuhe umwanya tumubaziza duhaye ni zingahe noneho twumve niba hari n'ikivugo cy'inka kiri buze kwivugira ahangaha ubundi gahunda zikomeza reka rero mbere y'uko ariko afata umwanya w'ijambo kadusabe muri gandi ni iminani ngahe ariga iyo minani hari n'igihe tutashobora kwirirwa tumugora hari izo zaje ziherekeje iyo baduhaye nashima kwizo zose yaziturekera nta yandi magambo twarirwa turenzaho
gashaka kwimba ibirushitsa kwimbara karukaraga kumitira rukaraga kumirirwa gashaka kumbuga rwandika ku ntagara rwasaba ku nkiko rukubiri mugere kabikemera bye guma rwose ikiri mwatanze kigize umugisha ngo iminani mwatanze ageze mu zindi nta zindi nkabo baciye ubundi zo mwakoye zimenyeranye n'izindi babongera amashyi atavangiye dekarera komeza niba yisabira cyangwa afite uwasabira turashimye kuba namwe mushimye uramunani twagira ngo wenda murifuza ko twabongera n'undi ariko ubwo mushimye uriya nabyo ntacyo bitwaye kuko urwuri rwa bibusoze n'urwanyu nabwiye ko biri kumwe nta mpamvu yo kwirirwa tujya kureba se bimeze bite ahubwo muri urwo rwuri izirimo nkuko mutubwiye yuko izo ngizo ziri iwanyu mwazishimye yego nimushaka n'izindi dukurikije ubwitonzi twabonanye Alice dukurikije uburyo yarezwe neza tunakurikije uburyo na nyirasenge yabitubwiye neza nushaka n'ejo mu gitondo hagira Imana wakabyara uhinguye we ugende ufate umwambi ufore aho uragwa izo zose uzizane zijye mu zindi kuko zikwiriye Alice urakoze urakarama urakoze cyane nuko ye none se harya ko nabonye nyine uruhara turuhuje yego urimo wisabira se oya ntabwo nisabira none se usabira waba wamuzanye ntabwo yagendana mu bakuru ariko kubera ko iterambere ryaje twanamutuma akaza noneho rero nagira ngo umutumire yego noneho aze yego tumurabe yego reka nkore ku ikoranabuhanga hanyuma tumuhamagare tumubwire yuko akenewe ahangaha muri gitaramo barakoze cunguza uburyo umwete afite telefone bamuhamagara kugira ngo aze hano mu ruganiriro buriya gutura kuri kaburimbo ntibigira uko bisa ngo basabe bakomeze batere intambwe hano abo basore tere intambwe rwose zoroheje oroshya abandi bakwegereho gatoya komeze hano gatoya mukomeze mutere intambwe musanga ahangaha komeza mutere intambwe mwegera ahangaha mpagaze urakoze cyane ndagira ngo mbasabe rero muhagarare mutuje abantu bose bafite amatsiko bitegereje bari kubona abasore inyange zitavangiye ukoreshe inkoni mufite inkoni y'uburyo nicyo kamaro aha amashyi n'impundu mwongere mubirinduke nanone musuhuze abari inyuma yanyu mukoresheje ishyimbo abami niko bakora amashyi n'impundu ndagira ngo nino inkoni yawe maze abantu bose birinduka unayitunge hari inyuma amashyi n'impundu hari abantu benshi rero babona abantu batwaye inkoni batazi akamaro k'iyi nkoni tera intambwe wegera imbere umusore tera intambwe wegera imbere tera intambwe ebyiri hindukira urebe hano ugiye kudiporoyinga aba bantu bose baje bagushoreye urakoresha inkoni gusa kuko ntabwo ushobora kwicara abantu baje bakugaragiye bagihagaze ugiye kujya ukoresha inkoni wewe runaka hariya wewe runaka hariya wewe runaka hariya nurangiza nako turakwereka ibyicaro byaguteganyirijwe diporoyinga ihute hariya mutware ihute hariya gira vuba cunguza uburyo umwete komeza hariya weho icara hariya nawe inkoni nikimaze cunguza uburyo umwete wowe uradiporoyinga gusa uretse itonde urushya wowe ntabwo urushya rwose amaze gukora akazi gakomeye reka pare arahari pare zamura inkoni genda usuzume
intebe umutwara aricareho urebe ko imeze neza, utaba bamuteze minani no ku muhanda urebe niba uyisuzume neza, niwumva akwiriye kuyicaraho uvuga uti intebe irakwiriye, niwumva idakomeye uvuge tuyihindure kuko umuko wakoye aba akomeye avunikiye nk'urugo twaba dusebye. Suzuma neza urebe ko imeze neza, intebe nta kibazo. Ubwo paramaze kubisuzuma rero tera intambwe ujye mu byicaro byaguteganyirijwe, kandi wibuke gusiga umwanya ibumoso bwawe. Ibumoso bwawe hagomba gusigara umwanya. Ego wacu bamusize kandi yanoze. Reka rero tubasabe mbere yuko baca akabogi iyi mbaga y'abantu bose muyiha amashyi. Abasore barasobanutse, impundu zishubirije gatatu, impundu zitari isabano, impundu zuje urugwiro. Reka dusabe umukobwa wacu ahari nawe bamusige bamunogereze. Amaso yaheze umuryango wo mu mbere. Reka dusabe abantu basize umugeni kugira ngo nawe ahwari baduhereze umwanya bafungura ururembo, maze nawe tegure urwo rurembo murugire neza kugira ngo nabo amatsiko bafite nabo arangire, kandi ducunguza uburyo umwete kugira ngo abantu bari mu mbere mugende mu musige. Dusanzwe tuzi ko azi kwinogereza. Ngo ntiyazi iyo ndirimbo itarageramo, araje araberewe. Umukirigita murya rwose ajye mu gasabo, ajye mu kebo, maze aturebere. Araje ngo ntiyasohoka atarayumva. Yes. Uburyo umwete uduteje amata uratuzize iki komeza usha ku ntambwe ni gahoro. Usabe gufata amafoto. Yego genda gakeya bari imbere inkumi zimworoshyaho rwose. Fata amafoto biremewe ariko tudahagaze, kuyafatira aho uhagaze. Abatereka bisabo meze mutyo. Yego mworoshya aho ngaho. Fata amafoto. Foto ibitaramo byiza urabisize tuzahora tugukumbura. Karibu. Igendere se nyamibwa. Karibu mukomeze rwose. Busa amata cy'amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi Claude, aduteye agahinda. Birinduke murebe hano abana.
mbe Yego, mutoni komeze namwe hariya. wacu mbe mico myiza imbuga yacu turayikoresha ukwiri turabyihanganira abafata amafoto biremewe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe nimumumburize nimumumburize bahu iye nimumumburize babyeyi nimumumburize barumuna bawe n'abasaza bawe ubasigiye nde mbenyo kukubyara Alice aziyambaza nde basheri bawe ubasigiye nde tishangazi arihe azamubwira iki nabazanye na titanti narihe azamubwira iki nimumumburize nimumumburize babyeyi nimumumburize bahu nimumumburize mbe ari si byo wabyibajije ute kubabaje abo mwabanye shenge utujijije iki yemwe barira mwihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira shenge azarwubake neza barakoze rero abatereka amata bacu abatereka ruhimbi reka dukomeze dusabe umukobwa wacu atera intambwe yigire hano imbere umukobwa wacu azi gukora ntabwo ari umunebwe arashoboye katumusabe yigire hano imbere maze dusabe ruhimbi kuri protokole mutegura uruhimbi neza maze tera intambwe yegera imbere ngaho mu ruhame rw'imbaga y'abantu reka twereke ko azi gusobanura ejo Anastasi mutara amata n'amavuta maze mukarya ishabwe turabizi neza ko mu muryango wacu wanyu mufite inka nyinshi n'iwacu umukobwa wacu yanyoye inka n'amaso arabibaha si n'inka gusa ahubwo n'ishabwe azi kuyiteka kameramani niba iyi foto yarangije gufatwa neza ntabwo ducunda gusa ahubwo n'ubundi turanahinga tukagosora abafite intara tegura uruhimbi akarutegura neza akamenya gusobanura amenda n'amata amakabe n'amasitu nayo akamenya kuyasobanura igihe arimo acunda si ibyo gusa akora gusa ahubwo iyo arangije gucunda ntabwo yicara si umwicazi ahubwo ajya no mu tundi turimo dutandukanye iyo imyaka yeze arayigosora maze uzi yabaye make kandi nanavuze ko ntarongera kubasaba amashyi murakoze cyane bitunganye rwose abikwakwanye kugira ngo
katumusabe yigore yongera ajya juru. Arakoze cyane. Arakoze cyane. Ndagira ngo munyemerere rero twongere tumuha amashyi rwose. Murabona rero umugeni wacu aragaragiwe, iburyo n'ibumoso. Jean Claude urakuze, urabona iburyo. ariko twumva ko ari wowe urakemura impaka twagiye. Ndabanza nkubaze, mbese waba uzi umusore witwa Claude? ndamuzi Uramukunda se? cyane cyane. Nuko rero noneho twe twari twakomeje kugira ikibazo tuvuga tuti nige nawe uracyafasha umukecuru kugira ngo abanze asaze, ariko turavuga tuti niyo uraruca. None ubwo tubwiye ko umuzi Claude kandi ukaba umukunda, turagira ngo ugende. Nyogosenge yabyemeye, Nyogosenge yamaze kugutanga, na babasaza babyemeye. None nagiraga ngo uzatubere umwambasaderi mwiza muri uriya muryango, nugerayo uzakore kwa kundi watojwe. Yego. Nkaba ngira rero ngo mugabo mwene data igire juru. Wa mukobwa wasabye nguyu ku mugaragaro, noneho nakwegere umuhobere. Mwete tego cya mbere ndagitsinze. Ati se nawe uraho? Ati ngira nkugire impande zose. Ati kandi ariko ko abantu mutabaha amashyi muri abimira iki cyo cyatuzanye. Ati warakoze kubana na mushiki wanjye, mwatabanye utwondo kandi mwagiranye byiza byinshi. Ati naraye ngutekerezaho rero nkwandikira imitomoye. Ati shikiriye ibaruwa ugenda urebe neza neza byuzuye ku mutima. Ati maze mukanya nunyurwa n'ubu butumwa ugaruke umbwire ko nagutumikiye neza. Ati simbuka ujye gusoma ubwo butumwa bofre. Ati si byose? Ateka nanjye ncunguze umwete ndebe. Agapfundikiro gatera amatsiko. Yego. Ati rwose urakoze cyane. Ati reka nanjye simbuke njye gusoma. Ati reka simbuke njye gusoma. Simbuka ujye kureba hatagira hari abantu bandarika amaso. Nyaruka ujye kureba ubwo butumwa. Yego. Ati ubwo butumwa. Ati oya. Ati ndarebye. Ati nsanga yaba ari ruswa ishobora kugenda mushiki wanjye ukamutwara. Ati ngasigara iheru. Ati oya rwose. Ati aka gapapuro ni gato kereka ari igipapuro kinini. Ati ubutumwa burimo ndabona rwose nabusoma mu gihe gitoya. Pare ati ati urabizi se? Ati ati uzi ko yaba ari wanini wamuteganyirije koko atariyo? Ati burya amaso nuko nta kundi nyine tuba duhugiranye. Ati reka ndebe koko. Ati nibyo. Ati shyikira. Yego. Ati noneho ati buri ikirimi gisa n'igisabiri nk'igisigati. Ati egera hino nkwereke. Ati noneho urupapuro rwo rurakomeye kandi rurimo ubutumwa bwinshi. Ati genda ubusoma ubu ngubu kandi nusanga ibyo nakwandikiye bitakunyuze ugaruke twongere tuvugane. Umuhungu ati nibyo. Ati urakoze. Ati ntureba? Ati rega njyewe narize. Ati ndanaminuza. Ati buri ibaruwa yari ngufi yanyisoma byihuse.
ati bw'umpaye imvaho reka nyisome twasimbuke njye kuyisoma maze ndaza nkubwire. Ngaho rero Jean Claude atsinze icy'umutwe mu muhamashyi n'impundu arasobanutse. Atsinze ati reka niyamushiriza umukunzi muhobera umugwe mu byano maze agahinda gashire. Ati uraho Jean Claude, umukobwa ni kamubwira Jean Claude sana uraho. Ati reka nkugwe mu byano maze Jean Claude we ongera umwongere di muramukije nabi ongera ubisubiramo rwose maze umuhobere neza humura wa muhungu yagiye kuri ntari bugaruke vuba bimuhoberana igishika bisubiramo ugwa mu byano mukomeze yega itonde rwose. Umuhungu aracyose babireba ati iminsi yari myinshi ngutegereje none umunsi iba myinshi gahimwa n'umwe. Humura ati rwose ni karibu guhaye karibu mu gituza cyanjye guhaye karibu mu biganza byanjye imbere y'umuryango. Barakoze cyane. Ati zamura urutoki rwawe. Ati zana akaboko mu ruhame. Ati maze hari abasore babaga barakaraze imisatsi hari abagendaga bambaye za poketi. Ati zamura urutoki akaboko kwawe maze unyereke intoki zawe zose maze unyemerere izo ntoki zawe. Hari narasezeranye hari ndacyategereje hari narafashwe. Ati isaha tuvugana rwose ngiye kukwambika impeta kuri narafashwe warafashwe bidasubirwaho. Zamura hejuru rutoki badwita afashwe bidasubirwamo umuhereza amashyi rwose. Ati babandi bagendaga basununa bye bye mwambitse rwose ikamba riziguye mwese abari bafite ameru musubiza ameru mu isaho. Ati abasore bo mu muryango n'abandi bose bagendaga ahangaha ati rwose musubize ameru mu isaho. Amashyi menshi cyane. Umukobwa turakoze kungirira icyizere mu ruhame. Ati rwose urakoze kumpindurira intera. Umuhungu nawe rero ati rwose ndakuzamuye mu ntera. Bose babiri bazamura akaboko cyane hejuru. Ati nkuzamuye mu ntera akazamure zamura inkokora rwose. Ati nkuzamuye mu ntera ku mugaragaro. Amashyi n'impundu rwose. Ati mvuye mu cyiciro cy'abakobwa ngiye mu cyiciro cyagiye gushinga urugo. Arakoze cyane. Ati si ibyo gusa ahubwo hari n'ururabo naguteganyirije. Urwo rurabo rumuhereza rufate ndagira ngo witonde. Urwo rurabo ugiye kujya urushyira ku mazuru ugiye kurwihumuriza gatatu ndakubwira icyo biraba bivuze. Rwihumurize neza. Yego. Ati rimwe iryo ni rimwe ongera uzamure. Iryo ni kabiri zamura. Ako ni gatatu. Ati ubu ni ubutatu butavangiye nguhaye byose. Icya mbere nguhaye uhereye kuva ku birenge byanjye. Icya kabiri ni igihimba. Icya gatatu n'umutima wanjye. Nimwongerere amashyi n'impundu amwihaye wese. Ati rurabo rero rumumurira neza kandi iyi mpumuriza bumubavu utava ku mutima wanjye. Rero hari umuntu ufite icyifuzo cyo kuririmba igice kimwe cy'indirimbo. Tuguhaye iminota mike cyunguza uburyo umwete. Amarangamutima ye ni menshi niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire ngo yaraze ukwezi ntiyaraze izuba yarimenye ubwo yakubonye ngo yarakubonye agira amacenga ngo yewe yibagiwe ntiyajya ahubwo atangira kurota agatoki ku kandi mwicaranye yantumye ngo nkubwire ko gukunda ngo aka karirimbo ndirimbana kawe mu bibi no mu byiza azagukunda ngagufite ku mpembero z'umutima wowe w'intege zigenda isura wamutwaye uruhu n'uruhande wuje ubunyarwandakazi mu maso iyo ngo agukunda akazimeza yantumye ngo mbwire ko agukunda amashyi n'impundu.
umutware nawe ari mu kazi kose rero Alice nawe abegereye Alice nawe ati nshaka nanjye kwiyakirira umukunzi ati buriya kebo kajya bamugarura ndagira ngo abegereye Alice n'abafite impano yateguriye sheriwe begere hino maze nawe abanze yiyakirira umugabo bafite kado Alice yateguriye Jean Claude gere hino maze nawe ati umpaye igihango gikomeye mu ruhame iyi kado izaba urwibutso rwanjye nawe byiteka ryose rero umunsi kugeza tuvuye ku isi ati kuko amarangamutima mfite sinavuga uburyo ngukunda n'ibineza neza ati usibye gusa kubihamisha ikimenyetso cyitwa kado abafata amafoto mucunguza uburyo umwete kuko amasaha yagiye deka rero dusabe abantu baje bamutwaje ibisabo n'ibindi ku ruhande kubera ko ari hatoya batwemerere bo babe bagiye kuruhuka kugira ngo tukomeza kubananiza barebe uburyo baruhuka kugira ngo aha hantu ko ari hatoya dusabe ubundi Alice nkeka ko ahangaha ni mu rugo ntabwo saba abantu bari kuri protocole kugira ngo bicaze abantu neza kugira ngo dukoreshe igihe gitoya kuko igihe cyadufasha kadusabe rero abantu Alice giye kugenda Jean Claude umwereke umuryango uhere ku mutware w'urugo tera intambwe gato yaworoheje ugende gakeya ugende usuhuze umusaza guhobera guhumugisha ati mwana wanjye warakoze umpaye ibirori ku mugaragaro ati nyambitse ikamba ry'ababyeyi Imana izaguhumugisha kandi uzagira urugo uzagirisha n'ihirwe mu mamashyi Abudoni cyamba by'umukobwa we ngaho tera intambwe nawe mwereke umusaza ngaho Jean Claude nawe yego Jean Claude mwegeremo hano hagati nta kibazo kigira inyuma gato kugira ngo amafoto agende neza sabe umuntu ufite kado y'umusaza kuba yitegura kugira ngo ducunguze uburyo umwete mwegere inyuma ho gato ntacyo kugira amafoto agenda neza yego arakoze Jean Claude ngaho kadusabe Abudoni kwegera hepfo gatoya kugira ngo aho umugisha umukwe we suhuza umukwe wawe umugisha umusuhuze maze ibindi biri buze gukurikiraho umugisha rwose ati warakoze Jean Claude kunkundira umukobwa ati gira urugo rwiza gira isha n'ihirwe ati kandi kadusabe umugore Abudoni kwegera hano imbere maze atari kamba naguteganyirije kirazira nta mwana ukora mu ruhara rwa se mu ruhanga rw'umubyeyi turagira ngo utwemerere ufate iyo ngofero aho ngaho maze yana yego egera umusaza maze ati tonda umwambike neza ubanze urebe ahantu hari ikamba rijya aho bita ibumoso ngaho zamura neza egera imbere y'umusaza umwambike iyo ngofero neza yimwambika uhagaze imbere ye umwambikira mu rubavu birindura neza iryo kamba rijya tonde rwose umwambike egeza neza umwambike witonze nta gishyika tonde rwose umusaza umwambike neza yego urebe ko imubereye amashyi n'impundu rwose ati rero iyo maze kukwambika ikamba wari ufite amaguru ya Alice watumaga ati ndabizi ugiye kujya unanirwa ati hari n'akabando zagucumbagiriraho gashyikira budo ati urugendo ukura
kana akaguru ka gatatu kazajya kagusayidira ugeze aho bikomeye. Ego fata amafoto. Umuntu ufite kado ateganyirijwe umukecuru nawe yakwegera hino. Kado ufite impano za ba nyirasenge ebyiri bacunguza uburyo umwete. Yego impano za ba nyirasenge. Yego impano ya nyirasenge uwitwa Tuyisenge ari hehe? Aho Tuyisenge ari anahaguruke we yegere hino abe hafi na musaza we acunguza uburyo umwete kugira ngo dukore gahunda y'amakado byihuse. Kandi abafite impano baye muzitegura n'abafite amakado ku ruhande rw'umukobwa, niyo mpamvu twahereye ku mukobwa kugira ngo tuze gukomereza ko ati Jean Claude yari Messi muhobere Jean Claude maze mushyikiriza impano wamuteganyirije ati hobe. Ducunguza uburyo umwete dusaba musaza we kwegera hino, ubwo ni muramu wa Jean Claude aho ari nawe acunguza uburyo umwete kugira ngo gahunda y'amakado tuyikore ku buryo bwihuse kuko iribuze gufata umwanya muremure. Cunguza uburyo umwete. Kameramani rwose ufata amafoto neza. Yego muramu we ari hehe? Muramu we nawe yihute acunguza uburyo umwete. Muramu wa Jean Claude cunguza uburyo umwete. Muratwemerera kuko kuba muramu we wategereje ati hobe hagati. Dusabe mu gihe bayifata amafoto umuntu ufite kado ya Alice ari we sebukwe yabaye ari hafi ndetse ndi nyirabukwe. Turata beza unyeretse umuryango we wanyu kandi nanjye mfite umuryango. Hari abandi yakara bati hari kado n'ubundi Alice ngara cyafite nyinshi. Reka dusabe muramu we nayo guhaguruka aza hano mu ruhando wa kado wamuteganyirijwe. Niwe wahagurutse nabanguke komeza imbere. Hari na nyirakuru wa Alice kuri se. Yego yego nyirakuru wa Alice kuri nyina. Tekana nyirakuru wari kwikunda ndegera hano imbere. Yego ya yenda mwereke aho umusaza ari agenda muha umugisha. Adusabe muzehe hari nawe kujya hejuru byana bana byiza yegeye imbere n'ubundi abone hatoya. Yego Jean Claude mwereke umusaza muha umugisha. Mwereke umusaza muha umugisha maze umuntu wateguye kado ati uraho mwana wanjye atigirisha n'ihirwe ngo haye umugisha impande zose iburyo n'ubumoso. Imana ikomeze ikongerere ko mutabaha amashyi n'impundu. Baha amashyi n'impundu mwirambirwa. Arakoze cyane arakoze cyane. Ati mama wa Jean Claude hari ikamba nta mwana ukora mu ruhanga rwa se. Kirazira ntabwo Alice yaratojwe yararezwe ntabwo yorowe. Twemerera ujya imbere maze utwambikiriwe uwo musaza ikamba. Tambuka. Ego urihangana biravunanye ariko urabikora. Ego mwambika ikamba rwose. Amashyi n'impundu rwose. Tonde bikore witonze nta gishyika. Bikore witonze rwose. Alice ati warakoze muzehe rwose. Ati kumbyarira umugabo nkwiriye. Mushyikirize n'agakoni
ati ngutwaye amaboko Jean Claude kandi tuzakomeza kukubera abana, ati kikira n'akabando uzajya usindagiriraho aho ubunyerere bwabaye bwinshi. Ati warakoze cyane, fate inkoni neza rwose mu mashini impundu. Ati babigoye buriya amarangamutima aratandukana, n'ikindi kibazo abantu twishima kimwe, amashini impundu rwose. Yego Alice cunguza uburyo umwete, ufite kado yateguriye nyirabukwe nawe kandi abayitegura. Yego Alice ati warakoze cyane, ati amashini impundu rwose bineza neza, abantu twese twishima kimwe. Kiriya byose aba ari ibyishimo kandi babifite impamvu. Yego Alice ngaho yegera n'umukecuru nawe, ati warakoze rwose mama wa Jean Claude kumbyarira umugabo nkwiriye. Ati shyikira iyi kado. Yego mukoreho mwese gutyo. Yego nguyu umukeka ng'akarago ko kuba kabiro maze ukampa impanuro. Ati warakoze kandi nje nemeye kuyoboka no kugirirwa inama. Ati kandi inama uzampa rwose twicaye kwa kakarago zizanyubaka kandi zinyubakira urugo. Amashyi yabaye makeya ntacyo bitwaye kandi nababwiye ko kuyasaba nabyo atari byiza. Murakoze cyane. Ati urakoze mwana wanjye, ngwino ujye mu bandi. Nanjye nemeye kukubera umubyeyi mu ruhame. Ati nzakorera nk'abandi bana kandi Jean Claude sinamureze nabi, nacyo cyatumye mukunda nuko namureze neza. Niba rero nta yindi kado isigaye y'umukecuru, kadusabe muramu ufite kado ya muramu wa Alice yegera hano imbere, nawe uwo muramu yegera hano imbere amuhe kado yamuteganyirijwe. Fata amafoto mwihuse. Uwamahoro Drosera nawe yegera hano imbere. Dorcas Uwamahoro nawe yegera hano imbere. Yahageze. Kameramani fata amafoto bamuhe kado yamuteganyirijwe. Nyirasenge w'umusore shangazi we ari hehe? Arigora nta kibazo kirana imbere. Ihangane tugiye gukurikizaho umwanya n'ubundi umusore akomeza tubimbura umuhango wo gutanga amakado. N'ubundi n'abandi bafite kado mwabateganyirije kugira ngo iki gikorwa kigendere rimwe. Hari abateguye kado tugiye guhita tuzitanga kugira ngo ibi byose birangirire icyarimwe. Reka rero nawe yiheresheriwe kado. Ati twagiye ku mpande zombi, ruhande rw'umukobwa n'umuhungu bahanya. Reka n'ubundi nanjye niheresheri wanjye kado. Anatubi do agomba gutanga ku ruhande rw'umukobwa, bacunguza uburyo umwete baze abantu bateguye kado zo guha umukobwa baterebuze kugiriya hirya. Reka bahite bazira ko nabo uwo muhango n'ubundi izo kado dusabe abantu bategura aho ziri buze kujya baze bazitange. Tugiye kubaha iminota 5 nirangira turahagurikiza izindi gahunda. Ite kado ugomba gutanga kugira ngo abantu mufite amakado cunguza uburyo umwete. DJ wavanga karisho gatoya amakado n'undi wese yifuza kumuramutsa biremewe. Mu minota 5 nirangira ndayihagarika. Vuba fata amafoto ndabone hagaze. Akawambia watu nikaribie mimi, akachukua
mawe 12 akaanza kujenga madhabahu. Abantu batanga amakado rwose mucunguze uburyo umwete abamuha impano muze muzimuhe kandi buri muntu wese areba mu masaha kuko amasaha yadufashe akachimba mfereji mucunguze uburyo umwete kandi tubikore neza maji mapipa maine wakamwaga maji mara ya kwanza mucunguze uburyo umwete aho muri kugira ngo wakamwaga maji izindi gahunda nazo zikurikireho kandi n'amazi atemba ageze kure wakamwaga maji mara ya tatu. Elia akaanza kumwita Mungu, Mungu wa mbinguni. We Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa upo. We Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa upo. Moto ukashuka ukalamba ile sadaka, ukalamba zile kuni, ukalamba na yale mawe, ukalamba na yale mavumbi, ukalamba na yale maji. Watu wakasujudu, wakasema huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa, ndiyo Mungu naye mwimbia, Mungu wa Elia. Oh, oh, oh. Mungu ni Mungu tu. Oh, Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. Huyu Mungu wa mbinguni jamani, Mungu ni Mungu tu. Huyu Mungu musoje mutubwire dukire indi gahunda maishani mwako mama yangu wewe. Mungu ni Mungu tu. Mahali pote unapotembea baba yangu atabaki kuwa Mungu tu. Hata wewe na wewe ndugu yangu tumaze gukoresha ine umunota umusike unaona nini mbele yako, unaona nini mbele yako, pengine unaona majaribu, haujui utafanya nini. We mkaribie Mungu tu. Pengine unaona magonjwa, haujui utapona lini. We mkaribie Mungu tu. Pengine unaona vita kubwa, haujui utashinda vipi. We mkaribie Mungu tu. Pengine unaona watesi, haujui utapita. niba nta wundi muntu tuniganye umwanya wo gutanga impano ye arundembuje ngo uretse gufunga nanjye ndaje nifuza ko mwese mwacunguza uburyo umwete byaba na ngombwa mugakora no kameramana. We mkaribie Mungu tu. Hakuna linaloshindikana kwake Mungu. Hakuna linaloshindikana kwake. Hakuna linaloshindikana kwake Mungu. Hakuna linaloshindikana kwake. Nigereze uruvugiro Aliyemshindia Elia katikati ya manabii kugira ngo banyegereze atakushindia. wari umuntu wifuje kugira icyo avugira ibintu bitari gukora neza mwanyemerera rero mukambuna amaguru mukambiza indangururamajwi abari ku buhanga bw'ibyuma indangururamajwi ivuga neza. Hari umuntu wifuje gutanga akazi kandi Amen. Ashimwe. Uyu mwana wacu udusanze mu muryango. Habwe icyubahiro. Mwana wanjye. Uzagira ishya n'ihirwe. Iwanyu ntihakabura ibiryo. Ntuzagire icyo ubura. Nje nashazi twakugaragiye. Nyengabo baraha bose Imana ibaha umugisha. arakoze cyane. Ubwo icyo nshatse kuvuga
mu bwoko bw'iwacu ngende umucuruzi w'inkoko nkaba naretse akazi kugira nze kumushyigikira niyo mpamvu umugabo burya kugira akomere nuko aba yariye ngo bisaba kugira umuhigi ngo shanga twazamushyira inkoko inkoko yakoze amashyi inkoko yawe izaboneka gaze agomba kujya azinduka n'uyu wari usigaye tugiye kwakira umuntu umwe wari usigaye urakoze cyane abashinzwe protokole ndagira nanone ngo mufate intebe ebyiri iya mama wa Alice n'iya mama wa Jean Claude kugira ngo izo ntebe rwose zirahari ntacyo gukoresha izo bicaye nabyo biremewe sava epfo kugira ngo bize kugenda neza gire ngo ubwo bafata amafoto tubasabe yego reka dusa amakamba ateganyirijwe kuyashyikiriza Jean Claude ndetse na Alice tonde rwose Yes. boneka onze nzaguha umugisha nzagukunda nzakubaha nubwo mbaye umugabo ariko ndacyari umwana sindacuka ati mwambikira ikamba mu ruhame n'abandi babibone uri umubyeyi wanjye aho uzakundanya nawe ati uzitwa mama y'uruhusi kugeza isi ishaje tutize rero avuga ngo dushimire Jean Claude reka rero dusabe Jean Claude yegera imbere maze yicare ku bibero bya nyina maze amuhe impanuro ati warakoze mubyeyi amashyi n'impundu ati nkomeje kwemera guhabwa impanuro hamwe rw'abagabo babambitse amakamba ku mugaragaro rero ngiki gitera umubyeyi neza ntawe bitanezeza ntawe bitashimisha kandi n'ikintu kitoroshye kugira ngo umuntu agere aho akorerwa umuhango nk'uyu nguyu ntabwo biba byoroshye bisaba kurerwa bisaba guhabwa impanuro zitandukanye niyo mpamvu Jean Claude na Alice bahagaze ahangaha mu ruhame bakavuga bati tubambitse ikamba ku mugaragaro muhagarare inyuma yabo nanone babafata amafoto kugira ngo n'ayo magambo muyarambure neza yanditseho ngo warakoze mubyeyi ndumva bigaragara neza
mwarakoze cyane rwose, turabashimiye mu ruhame kandi Imana izakomeze kubaduhera umugisha. Numva rero twese hamwe mwanyemerera iki gikorwa cyo guhatanga amakamba tukagishima n'amashyi menshi n'impundu, ubundi tugasaba Jean Claude na Alice n'ubundi kugira ibindi badufasha. Barakoze rero abari kuri protocol ibyimbo byabo. Dusabe Alice kugira ngo murabona Jean Claude yahereye kare kandi yakoze akazi gakomeye. Dusabe abari kuri protocol kugira ngo Jean Claude na Alice nabo bagende, ariko muramuretse guca kabugi n'ubundi turacyabakoresha. Urabona Jean Claude yakomya kame kandi amageze kure, none areba mu bwanwa bwaje butemba itota, ariko amasaha amaze gukura. Ku meza komeze mujye mu byimbo byabateganyirijwe, ariko muramuretse guca kabugi. Dusabe abantu bari kuri deri ntamwegira hano imbere. Yes. Sabe abantu bari ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo badufashe tuze kubona mikoro irangurura neza. Abahanga muri tekinike mudufashe kuko ibyuma biri kudutenguha. Komeze rwose muze. Komeze batera intambwe, mwagira hano imbere, mwegere Alice agira akantu yikora sheri, maze muhereze amata yakiri umusheri. Hagarara neza, gera hirya gatoya. Yitonze rwose, maze yego yego. Alice, musaza bagufashe neza kandi icyo kirahuri ubwo uragisuzuma neza muri buze kugurana. Uganize neza mwitonze, suke witonze rwose nta gishyika. Saba abantu bafite indangururamajwi ishobora kubivuga neza kudufasha kugira ngo tonde rwose. Ntumusondeke, icyo kirahure gihereze sheri wawe ugurane, kigufashe nawe ufate icyo nawe bagushyire mu iyo ntango. Byiza. Jean Claude ati ninjye wakomye akame, ati amashini impundu rwose twari igihe. Pare na marene kugenda tukabasayidira. Yagera imbere gatoya. Sabe muraza guca hano mpagaze, ntago murasubiza inyuma. Sabe mukomeze hano.